umugore ari hehe? Si wewe. Biraryoha kukwita ngo uri mwiza. Ushobora kuba ufite umuntu mu buzima bwawe ameze nk'umutaka, akuruhije, aragukonsoma, agira gute, umutakazaho byinshi, ejo hazaza hiwe uri kubona, araho n'ibyo umubwira ntari kubyumva, ibyakamugira akamaro kurabona nabyo ntafite kubikora, ariko hari igihe kizagera imvura ikagwa cyane, uwo muntu ugasanga nibwo bwugamo ufiteho gusa. Imvura y'umugisha. Twababwiye ko tuzaba turi kumwe n'umutumirwa, noneho ubu tubabwiye uwo ari we, biri confirmed. Tuzaba turi kumwe na couple, tuzaba turi kumwe na couple. Turabakiriye kuri AP TV show. Turabasuje abakunzi bacu. Salam sana. Muko aje? Mambo. Poa. Turabasuje abakunzi. Mambo. Turabasuje cyane. Bivuge mu Kigande. Yes, sir. Kandi narabikubwiye. Kandi kuzibuka pe. Bivuge mu Gishi. Nakubwira imyaje wahindura ishoga. Coga nigisha. Nago tubizi ariko abizi ubwo bazatubwira niba ari byo. Anyways, turabaramukije cyane, tubahaye yambu. Yambu cyane, yambu. Uyu munsi rero tugiye gukora akaganiro k'iminota mikeya ariko keza. Keza cyane. Kuko bakubwira inkuru nziza. Sasheri wambaje ikibazo. Ndi kumashaka gusubiza. Nuko tutari live ngo mumfashe mu mubazi ikibazo kuko. Nukuri ndi kumashaka gusubiza. Afite inyota ngo yo gusubiza. Cyane. Nkwashira abantu nka batana. Bagakubaza ibibazo. Bakambaza ngasobanura nkaja mu ngero nka Jesus. Ikibazo rero nuko niyo rwego ko nkuzi. Ndakuzi bihagije mu buryo nta kibazo nawe. Cyetse abantu bamaye ibibazo bakamubwira ati next cyangwa ikiganiro kindi gikurikiyeho uzatubarize bino. Naho ngewe niki ntazi. Ako okay. Reka tuzakora ikiganiro twembi cyo kubazanya ibibazo bivuye muri comment. Yego. Noneho gahunda ihari. Muzotwandikira comment muri kano kaganiro gato. Buri muntu wese niyo byaba ari ibibazo bitanu nzabibaza. Ibyo mushaka ko nzamubaza nawe bakwandikire biri serie kabisa bya bibazo nyine none ikintu muzakora uzajya wandika ngo ndifuza ko mbariza AP nimero ya mbere umubaze gutya, nimero ya kabiri umubaze gutya, nimero ya gatatu umubaze gutya. Undi nawe ushaka ko ambaza umubwira ati ndifuza ko mbariza umugabo wawe nimero ya mbere gutya, nimero ya kabiri gutya. Icyo kiganiro rwose tura promises, we promise you zabisubiza niba biseri. Ntimukavuga ngo babaze yape imyaka ye please. Bibazo byiza ariko ibyo muzi ko umuntu ajya asubiza. Kuko nimubaze imyaka nayo nzababwira. Nimubaze ibibazo nyine bimwe biri personal ntago tuzabisubiza ariko nyine mubaze bino bibazo nyine ntimubyoroshe ariko nanone ntimubikomeze cyane. Ibyo bumva bashaka kumenya kuri twebwe bisanzwe nyine bisanzwe bireba abantu bose. Kuri kapo yaba ari kuri kapo yacu yaba ari iki mbese buri kantu k'akabazo ujya wibaza. Buri kantu k'akabazo kose ujya wibaza uzakatubaza. Okay. Cyane. Bone mukubariza iki? None se ko bavuze mu kiganiro gikurikira ukaba ugiye kubaza ikibazo none ubutaha niyo gahunda sheri hari gira message ugenera umuntu uri kunyura mu bibazo mu bintu biruhije. Yesu niwe wenyine ushaka kukuruhura umutima. Kandi nta kigeragezo buri Imana igiha umuntu atashobora gusuporta, adashobora kwihanganira. Ikigeragezo cya Line si cyo cyawe, icyawe si cyo cyanjye kubera ko nyine
turemetse gutandukanye, wenda icyawe sinagishobora kandi icyanjye nawe ntabwo wagishobora, gusa icyo nakubwira ni uko icyo ari cyo cyose urimo imbaraga zo kugishobora. Urimo imbaraga zo kugishobora, imbere y'Imana usenge wizeye, nabyo bizatambuka. N'ibindi byaratambutse nawe ibyo ngibyo uzabitambuka. Ibyo ni ibikuremera ubuhamya bw'ejo. Ndumva ari ibyo. Nanjye message wenda igenera umugabo wacitse intege. Igenera umusore wacitse intege, relation zose ajyamo zirimo ziranga, biri kwanga, nyine umugenere message nyine wumva yamuhumuriza cyangwa ijyanye n'iyo situation. Umuntu uri mu bibazo w'umusore cyangwa umugabo, hari n'abagabo bari mu bibazo. Ashobora kuba wenda muri process ya divorce cyangwa se indi process iyo ariyo yose. Ntiturabarimu b'amasomo, ariko nanone dushobora kukubwira ijambo rikaba ryagukomeza. Nta experience dufite muri situation waba uri kunyuramo twebwe tutazi, ariko ushobora kuba uri kunyura mu byo twanyuzemo. Ibyo nabyo birashoboka. Rero inama nagira uwo mugabo, umubwiriza igitabo Salomo yanditse yaravuze ngo ntagisha mwisi, nta kintu na kimwe cyo kugeraho kitigeze kigera ku wundi muntu ngo kibe kiravumbutse gusa aba ari wowe kibayeho wa mbere. Ntibishoboka. Namuvuze gutyo nuko ibiri kukubaho, hari undi byabayeho wa survivinze, hari n'uwo byabayeho wabipfiriyemo. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima ibitubaho ntitujya tubikontorora. Ikintu cyaje kigomba kukubaho ukabona already wacinjiyemo, nta kintu na kimwe waba ugihinduye. Ntacyo waba ugihinduye, komera, kubera ko ingaruka si ibyatubayeho, ntabwo ari byo bibi. Ibibi ni reaction dukora nyuma y'ikitubayeho. Rero waba uri kunyura mu ntambara, waba uri umusore cyangwa umugabo uri kunyura mu ntambara, bishobora kuba ari mu buryo bwa financial, bishobora kuba ari mu buryo bwo kubaka bwa marriage, bishobora kuba ari mu buryo busanzwe. Hari n'abagira n'intambara mu muhamagaro cyane. Ushobora no kuba ufite intambara mu muhamagaro, muri korali, muri ministry, muri buri kintu cyose waba uri gukora mu kazi ka buri munsi ushobora kuba ufite intambara. Hari n'undi ushobora kuba ufite intambara nta muntu n'umwe wabasha kukumva. Yesu ari kumwe nawe. Yesu ari kumwe nawe kandi ntucike intege. Nubwo undi muntu ataguha agaciro, ujye wiha agaciro kandi ubyibwire, ubyizere, hanyuma usenge Imana. Nta kintu Imana itashobora gukemura. Arakaririmbo sinzi abantu bakaririmbye, ni umuyobozi wanjye Mama Kenaya niwe wakanyigishije. Shout out to Mama Kenaya. Karavuga ngo mubwire ibyawe nawe arakumva, ibikurusha byose ubimwereke, niwe gusa ubasha kuruhura imitima iremerewe. Niwe wenyine gusa. Rero mubwire ibyawe byose arakumva. Kandi we icyiza cya Yesu ntago ajya kumvira ubusa. Ni ukuvuga ngo afite ubushobozi bw'ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite. Niba ufite igisubizo. Guys, nibyo rero mukomere. Ushobora kuba mu ntambara, hari abantu bajyanyura mu ntambara ukabona isi yose ntiri kukumva. Kandi ibigerageza hano bibera bibi, hari igihe unyura mu kigeragezo abantu bose bakama bakwibagirwa. Ntukajye urenganya abantu, ahubwo uri mu gihe cy'ipimwa, uri mu gihe cy'igeragezo nyine. Rero waba yaranze kugufasha, waba uri gutakira none ntagufasha, wimureba ngo ari we ubabara, wimureba ngo ari we isoko ry'ibibazo, ari we urishiraho, ahubwo uri mu gihe cyo gihe kizarangira. Kandi nikirangira aba ari umutaka. Iyo umuntu, Pastor Ntagaba yaravuze ngo umuntu uyu munsi ashobora kuba ari umutaka mu buzima, hari izuba, kandi umutaka kuri izuba nta kamaro uba ufite. Ari igihe ugira akamaro gake. Ushobora kuba ufite umuntu mu buzima bwawe ameze nk'umutaka, akuruhije, aragukonsoma, agira gute, umutakazaho byinshi, ejo hazaza hiwe uri kubona, araho n'ibyo umubwira ntari kubyumva, ibyakamugirira akamaro kurabona nabyo ntafite kubikora. Ariko hari igihe kizagera imvura ikagwa
cyane uwo muntu ugasanga nibwo bwugamo ufiteho gusa imvura y'umugisha Chance na Ben bararimbye ngo imvura y'umugisha iraguye nawe iyo mvura yabagwiriyeho nawe ari gizagwa uwo muntu uri gufata gutyo uri gutreatinga gutyo kubera nyine ubuzima uko bumufasha ubu nyine ejo n'ejo bundi ibintu bizahinduka usanga amahitamo yonyine ufite ari ukugama kuri uwo muntu niyo mpamvu nta muntu utagira agaciro nta muntu utagira agaciro ndetse nawe birirwa babwira gutyo ufite agaciro ariko kugira ngo ubashe gusavayivinga muri ibyo bintu uri kunyuramo wowe uri kundeba niwe turi kuvugana nawe umugani w'aba basore kuvugana n'umutima wawe wowe uri kundeba uko mbivuze uhita ubwira umutima wawe uti mutima wanjye shima Uwiteka mu bibi no mu byiza kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza ntago ari bibi ushobora we kutabibonesha amaso ariko tomorrow you never know kandi ejo hari ibyiringiro ejo ni heza ubu nkubwiye imyaka 5 cyangwa imyaka 3 ishize ubuzima nari ndimo ushobora gusanga atari ibyishimo nari mfite kandi muri iyo myaka nshobora kuba ntaza mbona bino byishimo wowe na nubwo wari uzi ngo bizagenda gute ariko ubu nkaba ndi kwishima nkaba mfite umugore mwiza nkaba numva nishimye meze neza rero nawe ejo ibintu birashobora gukunda rero Imana ibagirire neza ciao mwibuke ko afite umugore mwiza niko yavuze cyane umugore ari he si wewe biraryoha kukwita ngo uri mwiza kuko umuntu buriya ntago ajya yibona tuzabireba uri mwiza oya nimwumva ntago yiyizi kandi ntago ari amaso yanjye njyenyine uri mwiza ariko ntago wakwimenya rero niyo mpamvu muvuze ngo biraryoha kubikubwira abagabo mujye mubibwira abagore banyu abagore mujye mubibwira abagabo banyu okay guys ikiganiro cy'ubutaha tuzaba dufite umutumirwa uwo mwadusabye umwe mu bo mwadusabye mwadusabye tuzaba turi kumwe mu kiganiro cy'ubutaha tuzaba turi kumwe nande tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana bakomeye bastar muri iki gihugu bakomeye ariko bastar kabisa tuzabazanira abantu benshi ba Chance na Ben bande benshi kabisa ubwo warunjize mu gatego ko kuvuga ngo mvuge ngo Chance na Ben tuzaba turi kumwe nabo tuzaba turi kumwe na Chance n'umugabo we tuzaba turi kumwe nabo rwose ntimukabure tuzaba turi kumwe na Chance na Ben tuzaba turi kumwe na Chance n'umutware we okay guys ubwo naho ubutaha gahunda ni kuri AP TV show mushireho kakantu bakita gute bebe kakandi umuntu ashiraho kugira ngo azabone ikiganiro gikurikira kugira ngo umenye ko cyahageze ni kakengele nuko ngo ikiganiro cy'ubutaha tuzaba turi kumwe nako turababwiye icyo ubushize twababwiye ko tuzaba turi kumwe n'umutumirwa none ubu tubabwiye uwariwe biri confirmed tuzaba turi kumwe na kapo tuzaba turi kumwe na kapo tuzaba turi kumwe na kapo yego abantu mwarabadusabye rero nabo kubera ko bakunda abakunzi babo baratwemereye hanyuma muri iki kiganiro mwandike bya bibazo twababwiye nyuma y'ibibazo hepfo Sig Space wandikeho n'umutumirwa ibibazo twababwiye ni ibyacu byo nzamubaza nawe akambaza bitari ibya Chance na Ben hanyuma munandike undi mutumirwa utari Chance na Ben mwifuza ko twakurikizaho nyuma ya Chance na Ben Imana ibahe umugisha rero Imana ibagirire neza see you bye